Nongeye kwirirwa inshuti z'Imigisha TV, noneho uyu munsi tugiye kubategurira uburyo watekamo igitoki. Tugiye kubereka uburyo mwatekamo igitoki kikaza kiryoshye kirimo amashaza. Igitoki ugomba kuba ufite igitoki hano, ufite amavuta of course, ufite amashaza, ufite sauce tomate, ufite tungurusumu n'inyanya. Inyanya iyo ushatse urazirapa cyangwa ugakatiramo uko ubishaka, poivro, celery na puwaro. Impamvu nkoresha puwaro ari ukuntu zihumura neza mu gitoki, ukumva zifite agahumuro keza. Ndashyiramo n'intoryi. Rero ukurikire, nimba udakunda igitoki ndakurahiye umunsi uratugikunda kubera ukuntu kiraba kimeze. Rero kurikirana, ngiye gukata poivro, ngiye guhera kuri poivro, ukate poivro zanjye hano. Nta formule ihari yo gukata uko ushaka, biterwa no kubishaka. Cyane cyane nko mu gitoki nta bya formule nyinshi. Genda kata nyine kuko nyine nkunda nyine iyo bigaragaramo neza, mba mbona bisa neza. Iyo ibintu by'ibitunguru bigaragara mu gitoki mbona bisa neza. Rero ubu ngubu tugiye guteka cya gitoki cyacu. Banza mugashyiramo amavuta, ushyiramo makeya, ntabwo ngomba gushyiramo byinshi. Noneho ugashyiramo bya birungo byacu, ariko urabanza ushyiramo intoryi, ntabwo urindira ngo zise cyane kubera ko intoryi ushaka uri bwongere nyine ukaziteka ukabiteka mu gitoki. Ntabwo urindira ngo zise cyane, ushaka kuzishyiramo bya birungo byacu, amapavuro, celery na puwaro, ukavanga. Urabona ko noneho bitangiye guhindura ibara. Ntabwo urindira ngo bise cyane, komeza nyine ugahita ushyiramo ibintu byawe, ukaba ari igitoki nyine tugiye guteka. Nshyizemo magi, noneho ngiye gushyiramo tungurusumu. Tungurusumu buriya ni nziza, ariko ubuzima bw'umuntu ntibire n'akabanga, nibyo byawe ntuzajya wibagirwa tungurusumu. Ni ibanga ryo kuryoshya ibiryo pe, ntabwo bifite amahirwe make yo kubiha washyizemo tungurusumu. Noneho urabona ko byatunganye, bya birungo byatangiye gushya neza. Shyiramo akunyu gake, ugashyiramo sauce tomate, tomate rero ko yo irafata, hari ukuntu ushyiramo utuzi kugira ngo itagira idafata hasi cyane, kugira yorohe mu gushya. Ntibifate hasi cyane, bikorohere kuvanga, ntishirire mbese. Sauce tomate rero nyine ni kimwe n'inyanya, ndabishyiramo n'inyanya. Kuvanga ukabyihanganira bigashya, iyi sauce tomate igashya, kuko sauce tomate idahiye wumva uri gutesitinga nabi. Rero urayireka igashya kugira ngo uze kumva ibiryo byawe biryoshye nyine.
kandi ukibuka kudatekera ku muriro mwinshi cyane, ugashyiraho umuriro muke. Ubu rero tomate yahiye, twashyiramo ibitoki byacu ukavanga kugira ngo cya gitoki cyawe gikwire hose, kinjiremo bya birungo byawe. Isa neza. Noneho tugiye gushyiramo n'aya mashaza. Ukavanga kugira ngo byose byinjiremo ikirungo cyawe nyine. Amashaza wabanje kuyabiza nawe urabyumva nyine. Noneho tugiye gushyiramo amazi. Igitoki ntabwo ushyiramo utuzi duke, kuko kiba kigomba kuba cyoroshye. Rero ntabwo ushyiramo utuzi duke, ushyiramo nk'amazi ashaka nko kwerengera, kandi iyo ubonye aba ari make hari igihe wongeramo. Ni amategeko abihana, igihe wongeramo utundi ku buryo kiza gisa neza kandi cyoroshye. Reka tukireke gishya. Urabona ko cya gitoki cyabonetse, gisa neza, giteye apeti, sibyo? Giteye apeti rwose ku muntu ukunda igitoki. Nakubwira iki cya gitoki ukuntu cyabaye. Murabona ko rero cya gitoki cyacu cyabonetse, kirasa neza, kiraryoshye rwose. Nk'umuntu udakunda igitoki nawe rwose ukuntu kiryoshye wahita ugikunda. Nawe kandi ugikunda rwose uryoherwe, ugende ugiteke gutya, cyangwa ugire n'ibindi wongeramo ushaka, kize kuba kikuryohere mbese. Kandi mwakoze kudukurikirana, mwibuke gukora subscribe kugira ngo mubone n'ibindi bintu byose tugenda dutegura. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bye. Noneho tugiye kubikata, ukatamo fomu ushaka. Ngewe ngiye gukatamo gutya. Temo dutoya. Genda ukatamo gutya, dutoya. Duto. Isalade yoroshye nawe ushaka kwikorera mu rugo, ntabwo ari isalade igoye ku buryo yakugora wenda kuyikora. Harimo ibintu biboneka, urunyanya, ushaka urunyanya ruhumutse rudasaye cyane. Njye nabanje kuruhata, narwogeje neza, undi ndaruhata. Tukagenda ukatana dutoya. Genda ukata amaforomire ameze kimwe kugira ngo zize kuba zigaragara neza no ku isahani. Hano ukamakinga sure ko washatse inyanya nziza nyine, washatse ibikoresho byiza nka pavuro,
nk'inyanya, kokombure nziza, ugashaka nyine bitasaye cyangwa gukurikizaho n'igitunguru. Nacyo ugenda ukata amaforomire ushaka, amategeko abihana bitewe na foromire ushaka. Ngenda akata gutya bitewe na dekorasiyo nshaka ukuntu iraba imeze. Ngenda ukata duto duto, ntabwo ukata ibintu binini bihirimbuye, ukata duto duto. Urabona nyine bya bitunguru byabonetse, bagenda bigira gutya bitandukanye cyangwa bize kugaragara neza, bagenda bitandukanya gutya kugira ngo nyine ku isahani hari ukuntu birahita bihinduka. Ntabwo bigumisha bimeze kwa kundi tuba twabikase, bagenda bitandukanya gutya. Rero tugiye gukurikizaho na avoka, tuyitunganya nayo. Ukayikata nyine nayo ni ya forme, ariko ndashaka ko bino byavuyemo byose, ndangiza nayo ukayikata, kata forme imwe nyine. Urabona ko noneho ya salade ibonetse, no tuse tudekoza n'utwembe hejuru, urabona ko isa neza, ushobora kuyitegurira mu rugo. Noneho ugahita ushyiramo n'indimu hejuru, ushyiramo indimu hejuru kugira ngo ize kumva ifite taste nziza. Ukamuriraho indimu hejuru urangije kuyikora, niba ubishaka, cyangwa ugashyiramo n'umunyu, ariko indimu uriye ibintu biri naturere bitarimo imyunyu n'iki nabyo nta kibazo, biterwa n'ibyo ushaka. Ndashaka ko nyine indimu yawe igeze hose. Yabonetse rero, mwakoze, ikaba irarangiye. Mwakoze gukurikira Imigisha TV, gukora subscribe kugira ngo nyine mujye murushaho kubona n'ibindi byinshi byiza tubategurira. Murakoze, bye bye.